hari abantu bakunda gukaraba amazi ashyushye abandi ugasanga barakunda gukaraba amazi akonje, ariko tujya kureba ibintu bishobora gutuma uhitamo gukaraba amazi akonje cyangwa se amazi ashyushye atari uko wumva akuryoheye gusa, ahubwo bikaba biterwa n'impamvu zimwe na zimwe cyangwa se inyungu ukuramo, kuko inyungu ukura mu mazi akonje si nazo nyungu ukura mu mazi ashyushye. Buri mazi ukaraba yaba ashyushye cyangwa akonje afite umumaro utandukanye ku mubiri w'umuntu. Rero muri kumwe na Ibyishaka Liliane tugiye kuganira uburyo ushobora gukaraba amazi akaba yakugirira umumaro bitewe na eta urimo cyangwa se igihe urimo, nimba unaniwe, nimba urwaye, ukaba wahitamo amazi ukaraba kubera ko ari nakugirire umumaro kubw'izo mpamvu urimo cyangwa se ufite. Rero nimba ugeze hano bwa mbere wakora subscribe cyangwa se niba utarabikora ukaba wayikora, tukaba tuganira mu kiganiro cyacu kuko dufite ibiganiro byinshi byiza bishobora kukugirira umumaro kandi bikaba byagutuma unasa neza unagira n'ubuzima bwiza. Rero ntabwo bavuga ngo nzakaraba amazi ashyushye kuko ariyo meza ngo kurusha amazi akonje, ahubwo byose kuyakaraba ni byiza kuko bifite intandukaniro nyinshi kandi bikaba bigira umumaro kuri buri muntu cyangwa se kuri bwoko bw'amazi. Niba ukarabye amazi ashyushye hari umumaro bikugirira, wakaraba amazi akonje nanone hakaba hari umumaro bikugirira. Rero niba ukaraba amazi ashyushye uri wa muntu ukunda gukaraba amazi ashyushye kandi nawe uzabyumva, burya amazi ashyushye yakarabye atuma umunaniro wari ufite wumva ushize ugabanutse. Ugereranyije n'amazi akonje, hari igihe ukaraba amazi akonje ukumva urakeye yego birarangiye, ariko iyo unaniwe wumva unaniwe ufite stress umeze nabi, byiza ukaraba amazi ashyushye. Ntabwo ndi kuvuga amazi yatuye, amazi aringaniye ushobora gukaraba ntabwo twikuruho. Ikindi nanone niba ufite ikibazo cy'umutwe wumva urwaye umutwe, ni byiza ko wakaraba amazi ashyushye. Kandi burya nanone amazi ashyushye nko ku bantu bakora amasiporo igihe wumva umubiri wawe usa nkaho ufatanye unaniwe, imikaya yegeranye, biba byiza ko ukaraba amazi ashyushye kuko atuma imikaya irekurana. Burya rero nanone nimba ufite ikibazo cy'imihumekere, ugira ikibazo cy'amasinezite, ugira ikibazo cy'uko warwaye ibicurane, nturi kumva umeze neza nyine mu mihumekere yawe, ibyiza akaraba amazi ashyushye kuko azakorohereza, bitume wumva mu mazuru birafungutse, mu rugo birafungutse, we wahumeka neza. Burya nanone kandi amazi ashyushye iyo yakarabye atuma utwenge two ku ruhu rwumva dufungutse, ku buryo nyine imyanda iba ishize ku ruhu ugahumeka neza. Kandi uzasanga amazi ashyushye iyo yakarabye ashobora kugukesha kurusha amazi akonje. Uzasanga nanone kandi niba uri wa muntu ukaraba mu mutwe, ari wowe wifura mu mutwe, ibyiza ni uko wakaraba amazi ashyushye kurusha gukaraba amazi akonje. Nanone rero nimba ukuri umuntu wifurira mu mutwe cyangwa se ugenda muri salo bakagufura mu mutwe, jya ugerageza gukoreshamo amazi ashyushye kuko kuyifatanya n'amashampo n'ibiki bishobora gutuma ucya neza mu mutwe kurusha gukoresha amazi akonje. Hari abumva rero yikarabira utuzi dushyushye kugira ngo nyine yirinde akabeho, ariko byaba byiza umenye n'inyungu zirimo kugira ngo bishobore kugufasha gukaraba neza kandi ubikunze, uvuga ati ndarwaye ibi ngibi cyangwa se meze gutya, ninkoresha amazi ashyushye ari bumfashe. Tujye kureba rero inyungu ukura mu mazi akonje kuko nabyo bifite inyungu nyinshi kandi byagirira umuntu umumaro. Burya amazi akonje nayo kuyakaraba ni byiza kuko hari igihe uzumva uhangayitse, udatuje muri wowe, hari ukuntu umuntu aba yumva ajagaraye, muri make nta muhoro afite. Icyo gihe rero biba byiza iyo ukarabye amazi akonje kuko iyo akarabye utawumva ugize umutuzo, stress zikagabanuka, uburyo warujagaraye bigashira. Kandi nanone burya iyo ukarabye amazi akonje hari ukuntu uruhu rwawe ruba rukegerana, rukongera rukamera neza, rugasa neza. Kandi nanone burya gukaraba amazi akonje byongera ubudahangarwa bw'umubiri. Hari igihe ni byiza ko ibyo turya, ibyo dukora, amasiporo ndetse no kuryama neza, ibyo ni ibintu byongera ubudahangarwa bw'umubiri, ariko nanone burya no gukaraba amazi akonje kuko uba uruhutse umeze neza, byongera nabyo ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi nanone ku bantu bashaka no kunanuka, ahangaha muhiteho kuko iyo ukarabye amazi akonje
byongera metabolisme, kandi metabolisme tugize kwiganiraho kugira ngo abantu bashobore kuba usanga arananutse, undi usanga arabyibushye, akenshi usanga bihura bitandukana muri metabolisme, kuko iyo ufite metabolisme imeze neza bituma ibyo wariye bishobora no gutakara vuba vuba, bikaba byatuma uguma kuri tayi. Rero niba ushobora gukaraba amazi akonje kuba yagufasha kongera metabolisme, ni kuki utajya ukaraba amazi akonje mu gihe uri kugabanya ibiro cyangwa se mu gihe ushaka kugira ngo maintain taye yawe. Rero nahangaha dusoje ikiganiro. Ubwo ngubwo nimba washakaga wakundaga amazi akonje gusa cyangwa ukaba wakundaga amazi ashyushye, biba byiza jya ubivanga kugira ngo aho hose ushobore gukuramo inyungu yaba ari mu mazi ashyushye cyangwa mu mazi akonje. Rero naho gutaha, bye bye. Ubwo nabibutsa gukora subscribe ku bantu batarakora subscribe. Bye.